message kiro cyane cyumvise guteje cyane cyane ibisazi Imana uziko jewe twahuje ndabati cyane cyo nacyo cyambere tuje muri uyu muri none uriya mubi wari uryoshye ndagasa je nagikubitiye ndabati cyane noneho ndikanga gaswira none ugiye gufata ikindi hano data none kiracho ugiye cyo wana byo gweza papa wanjye sipo nabyo gweza yes Mbone muri uyu mujyi yesu mbone muri icyo bite wa fasha mari kukiro giswera ma skwera ma uvas inzara mani inzara inzara ntabwo yatuma gukamuswe inzara mani man hari ibintu bimaze iminsi ndiho nyine amezi abiri ndi mu muhanda se urabona norohewe n'inzara Yesu baragufite n'isi umuntu maze amezi abiri mu muhanda man nabuze akazi bro nabuze akazi man akazi kwa naje kuri 12 z'ukwa 12 umwaka urangiye Yesu ushaka maze amezi abiri ntarabona akazi muri Kigali n'inzara nyine urumva ngangika imihanda urabona imyenda yambureho man ikintu usigaranye ni ingofero we tuza abanza vipi ushaka ko job zimeze akariko kose ariko cyane ko muri restaurant cyangwa ko mu rugo niko nashobora ntabwo gari yaraguze ushaka akazi kahe man akariko kose nagakora cyo giswera kizamure man cyangwa mu njyane mu rugo mbanze ngaraba rega ndi no kunuka ni kwa mbuga man umva kiko kwanjye gufata kujyana mu kazi man oya mu magurutse hari ingagari tuziranye urumva hasi umusikara akagora gukora akazi man kugenda kwira mwana waje igikapu se aracuguza ntabwo udufatiraho man kujya tumukujya wa musigi wasigaye kugira ngo amere fresh Yesu man umusikara ntabwo ndetse mu njyanye bamukire ntabwo yakemera ugiye kumakaza kujyanye kungagari wegenda neza urumva genda neza tuguhuze n'umukire nakazi kameze gute se ngiye gushaka muri restaurant cyangwa mu rugo kuko inzara mfite we tuza man we tugiye kugeza ku ngagari urumva ndi no kunuka dore ngenda kuno yambereye nubizana n'akazi arago oya ni mumbabare ukorera Imana mwanga nta muntu uri muri mwese ngo banza sengere mubanza musengere n'akazi mugiye kundangira kugira ngo ndiye kunkabona wabonye restaurant we tuzamuke na komisiyo neti nakwihorera ukorera Imana wange satani ndagusabira oya babarira nawe komisiyo neti kwaka papa wanjye ni kubura we tugeze ku kazi urabikira byose nakoze cyane bamwe bajyaga basanga hari ibiryo ndayitarika ndatuje cyangwa nakukabure mano ukomeza kuzana ibyo ntabwo ntabwo mu nsengero se mukanga kusengera twese turabanyamasengesho twe ko ari ibiri we tukujyanye mu kazi nta kintu cyane n'ibibage byawe wongera umukane kandi namwe mugiye gusiga hano gabanya umuryango wakintu cyatu gusiganga twigenze mwakora Imana mukanga satani wowe ushaka job zeze mubanze mu mibiryo nyine ariko umuswa twe turateka man we ushaka akazi ushaka ndashaka ko mu rugo musigano twigeze cyangwa muri restaurant nyine ahantu hari oya mu mubare reka mbecyo umunsi nijye murasanga ibintu byose Anjye na namusiga man oya ntabwo Yesu gusinzira ufite ibitozi ifite ibitotsi nyine ndari imihanda asa ufite irangamuntu oya ntaranga muntu ngira nta myaka yo gufata irangamuntu uraje ese ba muntu namurangira akazi nta irangamuntu afite man akatukigeze bari oya ndahamagara mu rugo mbabwire banyishingire reka tumugezeyo arivugane twese turamukoresha reka tugende nta kibazo nimungezeyo ariko man tuze man nta mukira bakaza kugenda ndatuje we hagurutse bijya nta mpamvu yo kugenda tuguva we turandase akazi tuzakagukoreraho ni inzara gusa begera
nakubwira rwose nzanye uyu mukozi yashakaga akazi hari umuntu wari watumye umukozi yarambwiye ngo mukuzane oke nanjye ngeneye umukozi kandi cyane muze tureba hano turi kugana umukozi wawe si cyo arashoboye uyu mukozi meruka dukorana kera nawe nkigakora ahubwo ntangajwe no gusanga nyine nta kazi agira aho meruka kumusiga yaraza akazi pe yaraza akazi ndagashoboye yaraza akazi rwose turetse mu cyaro ariko aturutse mu cyaro ahubwo yaje ntanunguye y'amamagara turetse mu ntara si cyo ni Kibungo ni mu majyaruguru ahantu baruka ntabwo iwacu turoga nyine baba batubeshya ahubwo bagendera ku butaka ku buntu bw'ubutaro bw'abuntu bita ubutaro uyu nguyu icyiza cye yabuzi ariko nyine tumukoresha iyo bisi zabuze abagenzi babo uyu nguyu icyiza cye ntuzabimutuma no guhaha ntabwo azakwaka itiki azagendera ku rutaro uyu nguyu ni uw'ikibungo uyu nguyu none se sha ushoboye gukubura gukoropa amatuwareti guteka ibyo byose ndabishoboye koza ibyombo no gufura byose ngewe uyu nguyu twarakoranye nose imodoka za bose akazi yagatangira agasaba muri byose amaso yagasoje yazi no gusasa ko yajya agasasira inkoko urumva ko twari tworoye n'inkwavu gukoropa nyine nkoresha no mu kuba tuwarete nkoresha sitiriwaya ariko sitiriwaya nyine iriya yoza amasafuriya kuko yajyaga yogesha na vino nuza tuwarete isuku ndagerageza cyane nta n'ubwamo inzoga uyu nguyu urabona nanjye umukozi nari mfite yarananiye ubu ngubu yarananiye cyane yasubira iwabo mu cyaro nari ngenewe umukozi uje nari ngukeneye kabisa imana ishimwe cyane ariko nizere yuko ushoboye akazi ni ukuri ndagashoboye nzajya nkakora n'imbaraga zanjye zose ubundi mwanza waguruke turebe niba ufite imbaraga mu maboko uyu mukozi anzanire uri kubona umusore yakoze amaboko ndagashoboye akazi rwose ariko asa nk'umuntu inzara iri kurya hari ukuntu umuntu navuyeyo ndiye ariko nyine n'utuntu two kwifashisha nyine urumva urugendo nakoze rw'ikibungo rugiye gukiza ni urutaro nyine idahagije aho nagiye neza yicaye nyine ahandi nkagenda n'amaguru ngiye kubona mbona ngeze ongera wicare umukozi wangaha twajyaga tumuhemba 30,000 ariko we hari n'ukuntu yajyaga ajya mu mafamu ajya guhinga kureba inka ibyo bintu wowe wazabishobora mu mafamu ntabwo nabishobora kereka umuhaye nyine nk'aka ko mu rugo gusa guteka gukoropa gufura ibintu nk'ibyo nyine n'ibintu by'udusuku kuko ibintu byo mu mafamu byo ntabwo nabishobora reka ibintu by'isuku nibyo tuvuye reka nawe uretse tesitenge icyumweru reba uko ukora akazi kawe sasa wowe umushahara wawe nzawukugenera ndetse uko ukora nta kibazo rwose icyo mpfa ni uko nkora ako kazi kari mu bigo kandi wa muhungu we nawe wakoze yego bose wakoze cyane kabisa nari ngeneye umukozi uyu nguyu azabibasha rwose uyu nguyu azi no guteka kuko ashobora guteka nk'inshuro enye ku munsi atarananirwa uretse gato we karame bose akayisume kanjye kuba ndi kubona uretse gato uretse yego bose uyu mukozi wawe nabonaga kanduye nyine nagira ngo mwafure nagatangire n'amasuku nta n'ubundi kare gasa nabi ariko ntutegereye icyo ngeyo ntabwo ari neza icyo witwara neza kuri bose rwose ujya umwubaha ibintu byose usanze ntabwo ari ngombwa guhita ubifata ntabwo ari ngombwa kubivanga ni n'ubwereka ahantu uzajya uraba urabona ni hariya uzajya uba n'uyu muhungu ukamushimira amenshi yabaye twari tuzanye kuva kera nyine twakubitanye mu nzira
itike ni ahangaha uzajya uraba nawe waza nkagushimira cyane kuko hari ibyiza unkoreye nkumva kukugurira n'agacupa nkumva kukugurira agacupa kunkoreye ibintu kandi nakwishimira nanjye tuzahuza abantu n'ubutaha rega cyambere ni ukumenyana nanjye hari igihe nzagera ahangaha tukareba ibyayo ariko nizere ko umukozi unzaniye uyu mukozi yaza akazi we ntari yaza akazi bake nabirekaye nanjye ndebe ibyiwe ukuntu akora tuzaha